ibyo ngerageza kukwigisha cyangwa ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo buzima nishimiye ko uwo ugomba kubamo cyangwa ugomba gukuriramo. Siko bimeze? Ibyo ntunze abo mbana nabo suko nsa gutya cyangwa nshobora kugenda mu modoka nziza, bisaba gukora. Bisaba gukura amaboko mu mufuka ugakora, ugafungura ubwonko. Kandi sinishimira ko wenda ubuzima mbayemo muri kano kanya aribwo buzima wabamo nawe. Ndabizi ko ntawe ntanezeza ari mu buzima busanzwe abiyo twatembereye. Cyane. Sevya. Mbaha full package. Okay, bika mbwire n'icyanzanye ndeke kugutera amasoni wa mugani wawe, gusa icyo nzi no kuzakomeza ubona ukuntu mwitaho uzavaho nyemere. Nashakaga tambwira ko mfite ubutumwa amaje. Iryo jambo nareka kuryubaki. Cyera byada. Oh, darling. Hi, sweet. Hi. How are you? Fine. Good. Yeah. Yes. Wow. Nari ngukumbuye shawe. Samuduha integrated kuri gihe igisubizo ku rubyiruko rwifuza kwiga imyuga n'ubumenyi ngiro. Kwiyandikisha byaratangiye kubashaka kuryigamo mu mwaka w'amashuri 2024-2025. Ngwino higira imyuga irimo ubukanishi bw'ibinyabiziga, amashanyarazi n'ikoranabuhanga, ubwubatsi n'ubukerarugendo. Akarusho k'uyu mwaka w'amashuri haziyongeraho amasomo y'igihe gito short courses hagati y'amezi 6 na 12 harimo gusudira no kogosha, gusiga amarangi no gutaka no gukora amatiyo y'amazi, ubundi uhabwa impamyabushobozi ya RTP. Ntugire ngo birangiriye aha kuko muri iri shuri bigisha amategeko y'umuhanda nta kiguzi. Ni mutugana aho dukorera Kicukiro mu murenge wa Kanombe ku muhanda Kabeza Rubirizi, cyangwa se muhamagare kuri 0788 300 287. Yeah. Anik. Kame. So nkuko nari nabikubwiye, this is part of my business as well. So you most welcome. She's nice. Izina rye by the way meaninga byinshi ko ni nice kandi ni nice and lovely even between the two her heart. So ubwo ni ubishinzwe business zose no collecting amakuru no mu IT wacu. So mu minsi mike cyangwa nari nabikubwiye ntago mpari. Actually guhera umusibejo. Nice. Mushaka ube nice kabisa, sibyo? Yeah. By the way, even my young brother nimba ntahari azajyaza kenshi gashoboka. So ndashaka guhuza kwanyu, sibyo? Ngerageze murebe ukuntu mugira ibyo mwimprovinga. Kandi ikindi ntakeneye, I repeat again, love affairs kukazi. Gerard, ibintu bijyanye na connections ku bakozi, my dear, please take away from my business. Are we together? Okay? Niba ari ku kazi, menya kuri ku kazi. If it is out of work, focus on yourself. Ariko hano ku kazi, please. Ani? Karame. Turi kumwe? Yego. Yego. Okay. Nice. Ndakeka wowe urabimenyereye, uzi uko akazi gakorwa. Uzi ibigomba gukira n'ibidakira, inzira ugomba kubinyuzamo. Sibyo? Yes.
ejo bazakuzanira mashine yawe. Yego. Sibyo? Yego. Bagusetingire ibyawe, making sure ko buri icyo ubonye gikwiye ko gishobora kugira umumaro company, ukinjiza muri system, bikorere file, bikorere umurongo, ubyubake and then ubinyoherereze. Mbaye ntahari, make sure you do your job. Siko bimeze? Yego. Thank you so much. Ibindi maybe I'll text you ariko nari ngukeneye uraza gurira handi. Excuse me? Yes. Maybe barimo kugushaka. No, uwo ni umushoferi mwihorere ntacyo. Yes, bro. Gahunda zose uko nzikora ngira ngo ubirebe. Ndakeka so far hari ibyo umaze kugenda ubona kandi by'ingenzi. Cyane. Ibyo nina gusabye ko natse wabisoje. Ni akantu gato nanisigaje ariko ni nabyo ubu ngubu wagira ngo warubiswe ariko bigiye kurangira. Okay. Sawa. Mukanya gato rero dufite umushyitsi. Okay. Yeah. Ikindi mu minsi mike ntabwo ndaba mpari. Some good time. Ko biguteye igihunga. Oya nuko numva iyo safari yatunguranye. Yeah. Ubuzima bwose tubamo ni ishuri. Ibyo ngerageza kukwigisha cyangwa ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo buzima nishimiye ko uwo ugomba kubamo cyangwa ugomba gukuriramo. Siko bimeze? Ibyo ntunze abo mbana nabo suko nsagurya cyangwa nshobora kugenda mu modoka nziza, bisaba gukora. So gukura amaboko mu mufuka ugakora ugafungura ubwonko. Kandi sinishimira ko wenda ubuzima mbayemo muri kano kanya aribwo buzima wabamo nawe. Bubemo ariko mu nzira nziza. Ngiye kugenda mbwira ibyo byose. Ngiye kuziga naba naratanye se nakora. Aya. Ntaho watanye, nta kosa wakoze ariko uri umugabo ushobora kwitekerezaho ariko ndakwizera. Ushobora kumbonana n'umukobwa uyu munsi, ukambonana n'undi. Ntabwo ari byo nkwifuriza. Biriya ngiye mbibona nyine nk'amahitamo yawe. Kandi nta n'ikibazo kuri mukuru se. Biriya nyine uzi impamvu. Anyway. Kuri bo ku mpande zabo ari baba bishimira yenda kuba nk'ubu wa undi Sabrina. She's even part of our business. Yeah, after dufatiye runini mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nubwo wenda hari ukuntu tubihuza ariko she's good at work. Ako ntabwo njye mubona ariko office nyakorera cyangwa uramubona vuba cyane. Iminsi mikeya ko ndashaka gusiga mu kazi. Ndashaka gusiga mu kazi. Hari byinshi cyane maze kukwigisha kandi mpamya neza ko umaze kumenyera. Siko bimeze? You're right. So focus. Twite ku byo nkora. Urebe uwo ndiwe. Are we together? Ndakeka ko wawumvishije icyo mba nshatse kuvuga. Yeah, sure. Sibyo? Kandi ndakwizera ko nta nzira mbi nkubonamo. Ariko nanjye kuba na kwishimisha nuko hari ibyo nagezeho. Oya nukuri nta kibazo bizina nanjye. Sibyo? Kandi hamya neza ko ntacyo wakenera ngo kigure. Siko kuri? Okay.
wenda uyu munsi nshobora kuba ndi hano nijoro ejo, and then next tomorrow I won't be around. Sikure cyane ariko south of this country. So ku kazi ndagukeneyeyo, ngiye kwibintu byose gushyira ku trust me bro, uzakora uko ushoboye, nta kintu uzasanga cyarangiritse. Alright. Yeah, ibindi ntacyo usha find out. Let's keep in touch. Mbaye ntahari, icyo ubona kikubangamiye kikugoye, let me know. Okay? Muri iyo file ubundi nzozereza ubundi mereke ibikurikira. Okay bro. Yes, hello. Okay. So, reka zabari. Jeff, please, yeah. Okay. Maybe machine. Ntabwo ndasaving. Yeah, it's okay. Take please. Sitati. Imeze neza. Amahoro. Sure. Eko, wewe buri munota, buri segonda usa neza. Bigari. Imeze neza se. Sure. Ntumurira igihe cyose. Wanyuza hangase mukobwa mwiza. Karibu. Oh la la. C'est bon. Dushima Imana. Kugaragara nk'umunani cyane. Ujya sinigeze nicara. Actually kuva twatandukana sinigeze ngira byinshi cyane njyamo. Yes, nabaye nkigera ahangaha. I have my brother there, I call Jeff. Ibyo yararimo gukora kuva nagera ahangaha sinigeze nicara, nise nguma kuri machine manza gushyira ibintu nyine ku murongo. Nkuko nabibabwiye nyine murabizi, ntabwo ngiye kuba ndi mu gihugu for some good time, ariko ndahamya neza ko gahunda zose zizagenda neza. Zagenda neza. Nawe urabizi. Usundi wakugira side bag yanjye tukajyana. Wakoze se. Sibyo? Kuvuga ibintu bizima. Dore se ushaka tumusige wenyine. Ngo mwabinkosha. Wakihangana ariko. Twemeranyijwe ko tuzajya tuba tugomba gukora pyramide. Siko polisi. Jeff, please, may you take this machine? Yeah. No, savings already. Okay. Yeah, so ngayo ngukorera ariko rero nk'ibi
reka mbyikorere ntacyo simwe mwambwiye ko naniwe ntacyo reka mbyikorere Oya ari ahantu uri bubikorere mwese yasekanye ndetse ko ndi mu nzu okay urede ubu ngubu urugo ni urwacu tubiheke wibutse kare gusa ntacyo nta kibazo so in all ndahamya neza ko aho ngiye kubasiga gahunda zose murazikora neza kandi ndahamanya namwe nzi neza ko murashoboye turashoboye tuzagerageza ko dushoboye kose muza sanga ibyo wadusigiye twabyangije sibyo gusa nawe ntuzatinde ntabwo natinda mu njye nutinda uzanyohereza itike sibyo ako se ubundi ubu ngubu iyo baba bari bwishyure nshobora kuba nakwemererwa ibiro byo nagushyira muri bag ukajyamo uyiza ko uri gatoya wakaba yegiye gusa ntuzatinde okay sawa nta kibazo ikindi uriya muvandimwe wanjye Jeff mugiye gutangira gukorana n'umugore nawe babwiye ndabasaba ko muhumbera hafi updating kandi ikindi ntabwo nshaka ko amenya ibiri hagati yacu twembi sibyo turakoze sibyo let's play our data game behind the work ibyo dukora ibyo ari byo byose tubikorere hanze y'akazi ariko ku kazi let's focus tugahe umurongo gakwiye kugenderwaho siko bimeze you always plead for me guys for sure ndabakunda kandi for sure kuri kuvuga ureba hirya nanjye uri gutuma urafushe twese ugomba kudusaranga simba neza sa kimwe hari wari wahorara muri mwebwe se sima byashoboka ibyo ngabura se bimwe uraduhagije rwose sibyo ice cream bahizingana kandi ndabibabwiye ukuri kwanjye ni ukuri kwanjye siko bimeze cyane kandi mbakunda bingana turabizi ko ndabizi ko ntawe ntanezeza ari mu buzima busanzwe haba iyo twatembereye sibyo mbaha full package cyane rwose sibyo yuzuye wowe noneho uzanyicira you're too romantic ate nkwisi sibyo cyane look at here I always miss your lips bituma mfu sure nangu bya kaze bantu bakaje oya se kandi ngira kawe anyways let's do this let's go and chill kuko urumva ejo nshobora kutagira ku kazi ariko kuko ejo mfite inama mu gitondo nyuma yayo nibwo ntekereza ko uzajya ku kibuga cy'indege wowe ejo uzabanza ugiye guqualifyinga za ya marisiti y'abantu bose dufite and then you push me to airport sibyo siko bimeze all for you yeah seriously all for you mu deserving ibirenze ibyo mufite so I'll give you more kuko muranshimisha cyane niyo mpamvu natwe tugukunda sibyo nanjye ndabakunda cyane you're my angels sibyo so let's go and chill okay muzi icyumba cyanjye aho kize umva twahayoberwa sibyo okay plus this maybe let's go with this
Okay, darlings. ameze neza cyane. Mu gihe wageze numva ameze neza cyane. Nakubonye Kuko hano- narwaye hano hantu haba hari irungu. cyane. Ikizu kirimo wenyine. Hatari. Sawa, ameze neza. Kumbona amayipadi ibintu byigenze bite? Kirezo n'ibindi se. Noneho uziko mu minsi nk'ibiri inzu iri bari yacu njye nabuze. Really? Uzajya urara. Nzajya nta kibazo. Nta bintu tukora ngo ndatashye ngo ibiki. Mani bro hari igihe ajya mbangamira. Twaganiriye numva ibintu bimeze neza mfarashi. Mbese bijya bibangamira. Yeah, sometimes hari igihe usanga nyine bibanga umukozi ntabwo umuntu yisanzura. Kiri kibazo kwimarayo umwaka. Siusi n'ibindi se. Njye usigara amagarariye kampani. Sure. Mvuze tuzajya dusohoka buri munsi. Uziko nari nzi ko ugiye guhita umbwira ngo felicitation ugahita umwaka. Felicitation nzayikunda munsi cyangwa nakanya. mu kanya. Shana guskunda iyo turi kumva nishimye. Yego. Numva nishimiye meze neza. Ya biragaragara. Wabyutse ryari? Tambwira ko mfite ubutumwa wabyo. Iryo jambo nareka kuryoha cyane. Hari kwambwiye ko brother adahari se bikinze bite? Nari umugore wa bro. Ese Umugore wa kandi si icyuma cyanjye we. Oh, darling. Hi, sweet. How are you? Fine. Yeah. Ngukumbuye. Nanjye nagukumbuza. Ese neza? Yes. Usho meze neza sweet. Kuri nande. Ya meze Kutari neza. wambwiza. Ubwo nakubwiye nuse ko wambwiye ko your brother adahari. Uyu munsi narinje ni njye nawe. Ndakwiha wese uyu munsi. I am here for you. Sure. Yeah. Ako nagumeze neza. Chameze neza. Bizo kuri. Ndase. Oh, it's okay. Mami. It's okay. Ya meze neza. Waje kare? Ya na gihe kinini gishize ngeze ahangaha. Ndukiza. Yego. Ya ndabona meze neza. Ya nari nanashonje. Fanzi ngenda kuvuga. Uyu munsi ndahari. Ndahari uyu munsi ntabwo.
urumva undekire urumva umva se munavuge nageti nikome kuko inayambwa yonyine imutse yahitaza urumva Samuduha yanyumvishe warabibonye ko akazi nakarangije cyawe gakoze ruzungu kabisa gerageza kugira ngo nihutishe ibintu nyine bigende neza shaka kabisa bro wawe naza azakwishimira pe yego ukuntu uri no kubyihutisha buriya kumurusha akoze wese buriya ntujya ubibona gusa numbeshyara namurusha n'ukuntu ibintu ari ibye nyine ni ibye ariko we nabonye ubyihutisha we nuba ari uko ari bose mukuru nyine we arakora yaruha akijya kwenge mbono kugira ngo ugende waranje byose agakorana umuhate rega ntabwo ari akanjye kandi kagora isaba yashawe we niyo wagakora nawe ntabwo nta kibazo wabigiraho ndabona usa neza urakoze se ntabwo ujya ubona ko njya nkwiyumvamo ukuntu gusa banyiyumvamo gute kandi uri inshuti ya boss so uri umwana sayini zose mba nkwereka twose mba nkukorera serije buriya nubwo ari mukuru wanjye ako mfite ukuntu mwubaha mfite ukuntu mutinya ukorera urumva umuntu bakundana se yabibwirwa n'iki koko utagiye kuyimubwira nimba imubwire yabibwirwa n'iki ahubwo nk'ubu ngubu ureba aje agasanga urimo uramfata gutya kandi ngiye tuvugana buri kanya na n'ubu twari tumaze kuvugana ntabwo urimo urabifotora ukamwoherereza oya ntabwo nabikora ko ukuntu anyitaho ntabwo nabitekereza nzi ko ndabicecetse we ntabwo nyiyumvamo shangiye tumva nyine umuntu ukundana na siko ndetse nzakwisha ndeba tubona ni herisori cyane ahubwo ntabwo waba ukundana na mukuru wanjye ngo nanjye reka nkubwire n'icyanzanye ndeke kugutera amasoni wa mugani wawe gusa icyo nzi ni uko uzakomeza ubona ukuntu nkwitaho uzavaho nyemere nashakaga kugira ngo tuzajyane ku kibuga kumufata ko nari navuganye nawe tuvugana yuko ari njye uzajya kumufata yagiye kuza rero nashakaga kugira ngo tumukorere agasiripurize surprise oya guteze ntabwo nzi gutwara subizi ko nabizi rero nifuzaga yuko wazagenda untwaye twagerayo ugashakana ibitsimba wahita unigarukira nta kibazo hanyuma njyewe yaza nkamubeshya ko ari njye watwaye ko ari we wayijyanye nta kibazo ko amaze igihe kinini yifuza ko nabimenya ko utwara namaze igihe kinini yifuza ko natwara imodoka ariko ndashaka kugira ngo mubwire wenda hari n'igihe azanangurana imodoka ibyo biroroshye pe nta kibazo kibirimo kabisa kandi ukoroshya ko nzagakora nabi urakoze akazi bada mbe irangije kandi burije ko ndarara ntabwo ndi butahe mpaye nka rwese bazitwa atarariko ubaye ikize ngo ndarara hehe
mbaho ubwirangije hehe ahangaha adahari nsi nyine urabyumva ntagahari none se ese warara guterana adahari uburiri nuba atahari ntabwo ndi bukwirwemo ubwe se ndumva yaranasizaho gakinze ko ntabwo nakiraza ko nyongera ubwonge ndarandota ibintu turararana njyewe oya wigira ubwoba ko n'inshuti ya bro se bro arabimenya se ujya uba umuntu mwe se wumenya mbona uba ukuze uri na seriye wagiye nyine ukora ibintu by'abantu bakuru ndarara mu cyumba cyawe turarara ndakuze ndanabyemera ariko nanone nyine ibyo nkubwira nawe urabyumva ntabwo waba uri inshuti ya bro noneho umbwira ngo please tika turarana ni ukuri ntabwo nakiraza gusa bimenye urabimubwira ariko hari ukuntu gute ntabwo mbimubwira humura nta n'umuntu uzi ko naje hano ni ukuri ntabwo mbimubwira sibyo ntacyo bitwaye urarara ndarara mbanza mbere biragenda nta kibazo ino project yarirangiye hanyuma iyi yindi niyo yari igiye kugerwaho okay hanyuma se ba bandi bo mu majyaruguru nabo bari bavuze ko bashaka tuzakora n'uburigeze bariya abo ntabwo bari seriye bari kumbwira ukuntu gahunda imeze bababwira uburyo twakora nabo n'uburyo twajya twinjiza numva bari kuzana ibintu byinshi bakabyemera ubundi ukabona bari gushaka kuzana ibindi bintu ariko ntaribi ndaza kohereza wa musore agereyo arebe ajye kwitira arebe hanyuma azatubwire ndashaka rero ko byose ubishyira ku murongo neza n'ejo ntabwo byaba byakuzuka amaraporo yose ukomeza dore nk'ubu nari nanditse samare yabyo urabona ko hano ariho harimo ikibazo ahangaha yego ariko ndaza gukomeza nkominiketinge nabo byibura turajya gutaha byakemutse ejo nzaguhereza raporo yose yuzuye bigeze hehe wowe nawe bigere vuba vuba kuko ndashaka ko nk'ejo nko mu ma saa 5 mwazampa raporo yose kuko nanjye ndashaka kugira ngo mbikoreho mwayohereza kuri email numva aribyo byaba byiza okay ubwo nahejeje saa 5 eba buretse akira kano kajenda naka Serge izo kama karimo gahunda z'akazi kose yari yansabye gukora sawa sawa